Ndabashuje cyane Kamugisha Comedy. Nk'uko mubibona uyu munsi tugiye kurebera hamwe abantu bakurikirwa cyane mu Rwanda ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko YouTube. Reka twihuta cyane turebere hamwe abantu batanu utakwiriye kujya kure rwose. Ukwiriye guhita umenya abakoresha YouTube mu Rwanda kandi bakaba bahembwa akayabo k'amadolari menshi cyane. Kandi nongera kukwibutsa ko niba video zacu zakuryoheye sibyo, ushobora guhita ukora subscribe ukazajya ubona video zacu nziza cyane. Twihuse cyane nta byo gutinda no kuzuyaza. Ku mwanya wa mbere turasanga urubuga nkoranyambaga channel yitwa Afrimax TV ikorera mu Rwanda. Izi ni video zayo ndetse ikaba ari channel ihagaze neza mu gihugu cyacu cyo mu Rwanda. Miliyoni zirenga ijana na cumi n'enye n'izina kabisa. Channel ihagaze neza cyane, nta byo kubeshya nta n'ibyo kuzuyaza sibyo. Nawe urabyihera amaso urabyirebera urabona ibyo ntabwo tubitindaho. Iyi channel irakomeye cyane mu gihugu cyacu, turabibona cyane. ifite abasubscribers benshi cyane bayikurikira umunsi ku wundi. Reka turebe video ashyize hanze mu kanya gato cyane abantu bamaze kuyireba. Uko nari mubizi ko nibwo yari yakiyitekereje. Uyu mugabo rero yuko cyane hambaye amasaha make cyane atarenga 5 yari imaze kugira views 22. Ni ikintu gikomeye cyane kandi cy'agaciro akora video zahiwe nabyo. Iyo nawe ni Afrimax TV. Matangiye hano hirya gato ngo ugumane n'umwana. Sawa, urugendo rwiza. Sawa. Twihuta cyane duhite tugiye ku mwanya wa kabiri muri YouTube channel zikurikirwa cyane mu Rwanda. Umwanya wa kabiri nawo ndi turasanga umusore wacu uvuka mu gihugu cyacu w'umunyarwanda, akaba akorera umuziki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu nta wundi ni Ngabo Meddy. Nawe ahagaze neza cyane. Reka turebe. Nk'uko bireba nawe nk'umuntu ufite channel ye yinjiza umunota ku munota, isaha ku isaha, isegonda ku isegonda, buri kanya yinjiza amadolari. Nta wundi Meddy umusore mwiza cyane. Reka turebe akaririmbo keza yafatanyije na Rayvanny. Tukiri kuri Meddy dukomeza, turahita tujya ku mwanya wa gatatu. Umwanya wa gatatu nawe turi buze kuhasanga. Ku mwanya wa gatatu turahasanga icyamamare kizwi. Tumuveho tujye kundi mugabo sinzi niba ari umusaza, sinzi niba ari umusore, sinzi niba ari umugabo
Papa Sava. Papa Sava Niyitegeka Gratien. Uyu nawe akaba ari umuntu udasanzwe kuri uru rubuga turimo kuvugaho. Niyitegeka Gratien akaba amaze kwigarurira imitima y'abantu batari bakeya cyane rwose, batari bake cyane. Nuko ubibona, izi ni video ze zose. Ahangaha ubona hari video amaze gupostinga mu kanya gato. Reka turebere hamwe iyi ngiyi, Papa Sava 222. Ni filime yashize akanya gato, ubu tuvugana ayishyize hanze. Reka tuyirebere hamwe. Jewe ngiye kubyikorera, ngiye kugucangira umutwe handi yibagirwa kwibagirwa n'izina rye. Ako se bebe kamanze ngiye nkubaze, urabizi neza koko uriya muti urakora? Urakora nyine, ariko kuvura ngewe nanga ko utajya kwemera. Umva nkubwire rero, hari ikintu utazi. Uriya muti ku ishuri mwarimu wacu wa biology yajyaga afata inyamaswa akazitera, yamara kuzitera zikazizengera zigata umutwe, akazifata akazibaga kandi zitapfuye, akazibaga, yamara kuzibaga akatwereka imitima yazo ku ruhande nyine akatwereka imitima yazo, yarangiza akongera akazidoda neza, yamara kuzidoda akongera akazikangura zikagenda. atete uravugisha ukuri bigakunda agafafana webse. Uwo nta wundi ni icyamamare Niyitegeka Gratien muri filime nziza cyane yitwa Papa Sava. Hari n'indi yitwa, iyi video ni nshyashya murambabarira, njye ntabwo najyaga nyikurikirana ngo nyirebe neza. Ariko nyine nayo irashekeje tu. Ariko nyine nk'uko nkomeje kuguma mbikubwira, njyewe uyu ni umugabo rwose bagafashe n'abandi bose twumva mu bindi bihugu, yaragafashe mu Rwanda yigarurira imitima yacu. Muri make tuba dufite bugwate. Twihuta tujye ku mwanya wa 4 tudatinze, turahasanga channel yitwa Isimbi TV. Iyo ntabwo tuzi ba nyirayo, dore ko abasubscribers bayo bari hidden cyangwa se bari mu buryo buhishe, ntabwo bapfa kubabona. Gusa ni channel ihagaze neza, aho afiteho videos zirenga 1000 n'izindi. Nk'uko mubibona namwe, duteguye video ariko dusanga ahita apostinga. Iyi video yirebe, imeze neza. 14. hari n'indi yo mu buriri nakunze ndi gusenga yo mu buriri reka ndabikubwira iza romantike ariko aravuga twaratanguye nyine ngo turarifite aho gato mbabarira kameramani akora ukunda kanura yagize isoni. Icyo ni ikirango cya Isimbi TV, channel ikurikirwa n'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagusuje kandi nkwifurije ibihe byiza aho dukurikiye ku Isimbi TV. Nizere yuko neza kandi muragiriza nk'uko bisanzwe. Ndabanza gusuza abantu bari hanze mu bihugu bitandukanye, nsuza abantu bari muri East Africa, mu bihugu nanone bidukikije biri mu Burundi, Tanzania, Uganda, Kenya ndetse na Congo sinayibagirwa. By'umwihariko ikaze nicaye kuri Galaxy Hotel, ngiye kuganira n'uyu muntu. Umeze neza? Ya, meze neza. Umeze neza mukobwa mwiza. Yego meze neza. Wize witonda. Uvuga nk'ukuntu to wavugiraga. Niko sanzwe mvuga. Niko sanzwe mvuga. Nabyumvise, niko nsanzwe mvuga. Umurundi kazi hanyuma ari kumwe n'umuje. Twihuse cyane tuvuye ku Isimbi. Uyu muntu arabatungura cyane, tumuziho ibigambo byinshi, tumuziho ibidega byinshi, tumuziho gusebanya
tumuziho gutembera, tumuziho uburyohe. Uwo ni umusore nta wundi, umuhungu w'abanyarwanda, GS Kizo wa Mipango. Nyivugira izina abantu barahita bibaza uwo ari we, bibashobere. Ni umuhungu uzwiho ibigambo, utukana. Oh my god, uwo nta wundi ni ndabona ashaka kumuvuga. Muramubona nangiye kwandikamo hariya rwose. Ni umuhungu wanyu w'abanyarwanda, gusa nawe amakuru mfite nuko ashobora muri Amerika, akaba ari wenda akorera akazi ke, simbizi nta gihamya mfite, ariko niko numva. Uwo nawe ni Kasuku Media, Kasuku Media TV, mwakunze cyane bitewe n'amakuru meza baha, komedi z'abanyakiso. Uyu musore nawe akaba ahagaze neza rero kuri channel ye rwose. Nawe twagize imana dusanga amaze gupostinga video, reka tuyirebe muri ubu buryo. Hari agakobwa rwose aho ngaho yakabazaga ukuntu bagatinda. Ubu nawe ni Kasuku Media mu kirango cyiza cyane. amatipe ari inshuti yanjye ko ntabwo ari cyane inshuti yabirinze nyine iwabo amafanta ndanywa shiduka hageze nimugoroba kandi nahageze kare, gusa icyambwiye ko nihinda, gusa numvaga namwe ntumva ukuntu meze, numva ko nari meze atarikomeze. Banihinda mfite imyaka 16 muri CZM. Aka gakobwa karanshyikije 16 muri CZM, abamuteye ndakabona. akana bakamenya imyoyo. Please wowe ukunda Kenzo Comedy, reba ukuntu akana kandeba. Video nyine yirebe neza Karandeba yose. Buri ufite no gusanga abanyamakuru ba Kasuku Media aribo bamubwiye ngo yayure. Arayuye. Arimo no kundeba cyane. Cyakora ndagusabye kora subscribe wowe ubona video zacu zikuryohera. Ni Kamugisha Comedy, muvugana nawe nkaba nzajya mbashakira amakuru yose kandi yizewe nuko tubibona. Iyi ni Kasuku Media TV, akaba ariyo iri ku mwanya wa 5 muri channel zikurikirwa cyane mu gihugu cyacu cyo mu Rwanda. Murakoze cyane, ciao.